Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, aho uherereye ku isi hose hatandukanye, twizere ko waramutse neza cyangwa se wiriwe neza. Niba kandi utameze neza muri aka kanya, mbere na mbere turakubwira tuti komera, ariko tunakwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, kuko burya ibyiza bihora imbere. Uyu munsi biranga ejo bigakunda, cyangwa se uyu munsi bigakunda ejo bikanga. Niyo forumire y'ubuzima tubayemo. Ntabwo twatangira iki kiganiro tutabanje gushimira buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Muri abantu b'agaciro pe, ni mwebwe mudutera inkunga yo gukomeza gukora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Imibare rero iracyatwereka yuko hari abandi bantu bareba ibiganiro byacu ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo, wenda ukaba utarayikora bitewe no kutamenya uko bikorwa, reka tubanze tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi y'iyi videwo urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa bikaba biciyemo. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba rero wifuza kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu, ntugende udakoze subscribe. Nk'uko wamaze kubibona rero, uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ifite akamaro cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ingingo igira iti ibyo wakora umaze guhembwa kugira ngo uzabe umukire, cyangwa se mu yandi magambo uko wakoresha umushahara wawe kugira ngo ubashe gutera imbere, ugire aho uva ugire n'aho ugana. Nubwo umushahara ushobora kuba muto cyangwa munini, uburyo tuwukoresha nibwo butuma dutera imbere cyangwa se tukaguma aho turi. Dore ikintu cya mbere rero ugomba gukora. Ikintu cya mbere wakora ni ukwishyiriraho cyangwa se ni ukwiyishyura wowe ubwawe mbere y'abandi bose. Ni ukuvuga iki rero? Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bisobanuye ko igihe umaze guhembwa igice runaka, byibura 20% cyangwa se 20% y'umushahara wawe ugomba kuyashyira ku ruhande, aribyo bamwe twita savings. Igihe cyose uhembwe ntugire icyo uzigama cyangwa se usevinga, uba urimo gukorera abandi. Ariko niba buri kwezi ubika make, uko igihe kigenda gihita uzasanga utangiye nawe kugira umutungo. Ikindi kintu cya kabiri, nyuma yo kwihemba, hita wishyura ibyo ugomba kwishyura. Aha dushatse kuvuga iki? Niba wenda ukodesha, ni urugero, ishyura ubukode bw'inzu ubamo. Niba ufite abana bari ku ishuri, ishyura minerivare yabo. Noneho ibi ubikore byose kandi vuba. Iyo ubikoze vuba ukimara guhembwa, bikurinda kuba wakoresha amafaranga mu bindi bintu bitari ngombwa. Ikindi kintu cya gatatu, irinde kwiyemera ndetse no kongera imikoreshereze y'amafaranga uko umushahara wiyongereye. Ni ukuvuga niba bakongeje ku kazi. Abantu benshi iyo babonye inyongera y'umushahara, nabo bongera imikoreshereze yabo. Ariko umukire nyawe, iri niho ibanga rishingiye. Umukire nyawe iyo umushahara wiyongereye, wabigenza ate? Ahita atekereza uko ayo mafaranga menshi yayabyaza andi. Icya kane rero wakora, shora amafaranga aho abyara andi. Ushobora kuyashora mu bikorwa byaguka. Reka dufate urugero, wenda ushobora kuyashora mu butaka, ibibanza, ubucuruzi se,
Hari abandi bajya mu bibina ariko burya ibibina bisaba kugira disipurine cyane. So aha ngaha rero ugomba kwitonda ukareba ni hehe ufitinga. Niyo watangira buhoro buhoro, icyangombwa ugomba kwibuka ni uko amafaranga yawe agomba kugukorera, ndetse wenda n'igihe wowe waba utarimo ukora wafashe ikiruhuko, ariko ya mafaranga yo akaba arimo aragukorera, hakaba hari ikintu urimo winjiza nubwo utari ku kazi. Ikindi kintu cya gatanu ushobora gukora cy'ingenzi cyane ni ukwirinda amadeni. Niba ufite amakarita y'inguzanyo cyangwa se amadeni ariko afite inyungu nyinshi, gerageza uyishyure byihuse. Ikindi, niba bigushobokeye, irinde gukoresha amafaranga utarabona. Mu yandi magambo, yandi uguza ukajya ati kanguriza, hari ikintu nshaka gukora, hari umushinga nshaka gukora, ukawushoramo amafaranga wagujije, burya akenshi twavuga ko ari ikosa, kuko hari igihe bigera bikakugora. Kuko burya ideni ni kimwe mu bintu byangiza ubukire vuba cyane. Rishobora kugutura hasi kandi wenda hari aho wari ugeze. Mu yandi magambo twavuga yuko ideni ni nk'umwanzi w'ubukire. Biragoye ko watera imbere mu gihe ugifite amadeni. Ubwo rero uburyo bwiza bushoboka, yirinde. Noneho rero twasoza tuvuga iki? Twavuga ko iki kiganiro kidusigiye iki? Nubwo ushobora kuba uhembwa amafaranga make, kuko hari abenshi bavuga ati yongewe sinabasha kugera kuri ibi kubera umushahara wanjye ni mukeya. Oya, nubwo umushahara wawe waba ari mutoya, imyumvire yawe niyo izatuma ejo hazaza hawe haba heza. Ubukire si ibintu ugeraho aka kanya, oya rwose, ni urugendo rurerure. Ariko noneho nutangira vuba, cyangwa se mu yandi magambo tangira wizigamire, ushore kandi ukoresha amafaranga yawe neza. Nubigenza gutya uzaba uri mu nzira nyayo. Ikindi cy'ingenzi, ntuzigere utinya gutekereza nk'umuntu ukize. Ko hari igihe umuntu avuga ati ibi ngewe birandenze, birareba bariya ni abakire. Oya, nawe tangira ugutekereze nk'abakire, kuko birashoboka ko nawe uzaba nka bariya wita ubukire. Ntago babivukanye ibyo batunze uyu munsi. So nawe rero birashoboka ko aho bari, aho bageze, nawe ushobora kuhagera. Ari nacyo iki kiganiro cy'uyu munsi cyari kigamije kudukangurira. Bamwe bikigora gukoresha neza umushahara wacu, imyumvire tukayihindura, tukareba ko hari aho twagera tugatera intambwe, tukava aho turi uyu munsi tukagera ahandi ejo. Wakoze cyane rero wowe wabanye natwe, cyane cyane kuva tugitangiye iki kiganiro kugeza aho tugishoreje. Wakoze pe! Niba hari icyo wungutsemo ukaba ubona hari inyigisho ukuyemo, turagushishikariza ko utazihererana, uzisangize n'abandi. Niba utazi uko bikorwa, reba hasi y'iyi videwo, urabona amagambo yanditse share, uyakandeho, urabona uburyo bwo kugisangiza n'abandi. Ikindi natwe bitwereke, urabona andi magambo yanditse like, uyakandeho, bidutera inkunga natwe tukumva yuko tutaruhiye ubusa. Hanyuma nanone ikindi ni nk'igitekerezo, niba hari ikindi gitekerezo wumva twazavugaho ubutaha, ntubyihererane nabyo, let us know, tubwire muri comment. Byaba byiza aho kugira ngo tujye tubategurira gusa, ahubwo namwe muduhe ibitekerezo. Niba hari ikintu cy'ingenzi wumva twaganiraho cyakubaka benshi, utubwire muri comment. Naho ubutaha rero mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu, mukore kandi mutere imbere. Bye.